akoza akantu mu mikino none kamugize umusitari. Ubyuka mu gitondo ugakora akantu kakugira umusitari ku rwego utakekaga ko bishoboka kubaho. Umugabo mu gitondo yabyutse asanga imbwa ye yapfuye, imbwa yishwe n'inzoka, inzoka ikiri hafi aho, afata inzoka nawe aherako arayica ashyira igare ngagiye kuri polisi aho hari mu gihugu cya Kenya. Abantu bamajitse wa mugabo we iyo mbwa bijyanye n'inzoka waziritseho aho kubishingura bijyanye. Umugabo yabashije ko agiye kuri polisi bamajije ikimujyanye avuga ko ashaka ubutabera kubwo imbwa yishwe yamurindiraga urugo nta wundi muntu afite uzamurindira urugo. Ese ubwo ko ibi bintu birakwiye muri iyi si ko umuntu w'umugabo yafata inzoka agashyira ku igare ngagiye kuri polisi gusaba ubutabera? Jya muri comment utange igitekerezo cyawe ukurikije amakuru mbahaye utubwire uko byumva. Ndabakunda kanda follow cyangwa subscribe bitewe naho mbonye tujye dukomeza kubana amakuru ya buri munsi mbagezaho. Ntuzigere ujya kure y'amakuru mu gihe wakurikiye uru rubuga. Ndabakunda cyane, dukomeze kubana mu nkuru za buri munsi.